Reka tubasuhuze kandi tubegereze bakunze b'ijambo ry'Imana, bakunze ba Pasteur Missionnaire Alice. Imana ibahereza umugisha cyane nkuko bisanzwe, turabakunda kandi Imana ikabakunda kuturusha. Aha tugeze muri wa mwanya wa bya biganiro byiza mukunda kandi mukurikirana muri benshi. Ndishimye cyane kwicara imbere yanyu no kuganira namwe iby'Imana yashyize ku mutima wanjye. Imana ibaho umugisha rero abantu mudukurikirana mwese, mwiyumvemo ikaze. Birashoboka ko uri kudukurikirana ufite ikibazo gikomeye ariko Uwiteka akurwanirire cyane, cyangwa se nawe uri kudukurikirana urwaye Uwiteka gukize, iri muri situation itaryoshye, wagize ibyago, Uwiteka gukomeze, Uwiteka kandi akurwanirire. Ndabiyegereje rero kandi nshimira cyane abantu bakoze subscribe, kandi nshimira nawe uyikoze. Imana iguhe umugisha. Hanyuma namwe mukora kuri like, mukagerageza kohereza ibiganiro byacu bitewe n'uburyo biba byabafashije. Imana ibaho umugisha cyane. Rero ndagira ngo mbararikire gahunda iba kuri iyi YouTube channel yanyu y'amasengesho aba buri mugoroba saa 2 kugera saa 3, aho tuba dufite ibihe byiza cyane, tuba turi gusenga twiyegereza Imana kandi twigiramo n'amasomo akomeye cyane. Kandi ndagira ngo mbiyegereze mu kiganiro tugiye kuganira nonaha, kandi ni ikiganiro kiryoshye cyane. Ube hafi cyane, utere agatebe wicare. Ndashaka rero ko tuganira ikiganiro kivuga ngo niki wakora kugira ngo ube umukene. Ibi nubikora uzaba niki wakora kugira ngo ube umukire Pluto. Ibi nubikora uzaba umukire ukomeye ndetse ku isi. Ndagira ngo rero mbiyegereze mu isengesho, tubanze dusenga Imana, tuyingenge, dufate uyu mwanya, tubanze twegera Imana, tuyishimire imirimo itangaje yakoze, tuyishimire iby'imbaraga zayo. Kandi niko Zaburi 100 ivuga ngo mwinjire mu marembo y'umushima, kandi mwinjire mu bikari bye muririmba, muyishime muyihimbaze, kuko ari Imana igira neza cyane. Ibyo yakoze kandi bidutera kumva twahorana indirimbo mu kanwa kacu. Reka rero twegera Imana dusenge. Urakoze Uwiteka Imana, turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko watubaniye ukatubambira amahema, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugezemo tugiye kwiga, kandi amasomo yagira hana tuvana akagira naho atugeza. Turasabye ubwenge bwinshi cyane bwo kumvikanisha ibyo wadutumye, kandi turasaba ubwenge bwinshi cyane bwo kumva ko bateza amatwi, kandi ukurikirane iri jambo kugira ngo risohoze mu mitima y'abantu bose badukurikirana, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen, amen. Yesu abahereza umugisha mwinshi cyane. Yewe ugiye kubaganiriza iki kiganiro, mfite amasomo menshi nagikuyemo kandi yagiye agira aho hangeza. Buri munsi duhora twiga, buri munsi duhora dukura. Ni ikiganiro tugiye kuvuga ngo nukora ibi uzaba umukire ukomeye, uzaba umukire ukomeye. Hariho abantu bamwe ibi bintu batabikunda, sinzi uko bateye nabyo, ni ikibazo kiri mu myumvire cyangwa se imyigishirize bakubitanye nayo itari myiza. Hari abantu badakunda kuba bakire rwose, niyo tuvuze ibi barakubwira ngo ibyo ni ibyirari ry'ibyisi, ngo ibyo bizashira, ngo ibyo bizashirana n'isi, ngo tubwire abantu gakondo yabera. Nibyo gakondo yabera turayibabwira, kandi n'iri jambo n'uryumva uraza gusanga ririmo gakondo yabera, ariko roho nzima mu mubiri muzima. Kandi Imana izakurinde kujya muri gakondo yabera uvuye mu isi nabi, uvuye mu isi uyivuma, uvuye mu isi babuze n'icyo bagushyinguramo. Imana izakurinde kujya muri gakondo yabera uvuye mu isi udaheruka no kurya neza. Imana izakurinde kubaho nabi mu isi. Yesu abahereza umugisha rero. Abantu mwese turabizi ko mudukunda, niko mbyumva. Hari abakunda mudukunda mu byiciro bitandukanye, kandi narakubwiye ngo ikintu cya mbere cyakwishe no kwishyiramo ko abantu bagukunda. Niyo mpamvu wagize ibikomere bikabije cyane, wishyizemo ko abantu bagukunda, niyo mpamvu iyo bagukoreye ibintu ukomereka. Tugira ibyiciro bigeze kuri 3. Tugira ibyiciro by'abadukunda, tukagira iby'abatwemera, tukagira iby'abatwiyumvamo. Rero abadukunda, abatwemera, abatwiyumvamo, mwese muhawe ikaze muri iki kiganiro. Ni ikiganiro kivuga ngo nukora ibi uzaba umukire ukomeye.
hanyuma rero icyo nshaka kuvugana namwe ni iki ngiki. Kimwe mu bintu byatuma uba umukire ukomeye cyane ni ugukora. Ni ugukora, ariko noneho ugakora wubaka n'imitekerereze. Wubaka imitekerereze. Kora. Icya kabiri, ubaka imitekerereze yawe. Umuntu uzabona wabigezeho cyangwa wagafashe cyangwa aba umukire ukomeye, yabanje kubaka imitekerereze ye. Burya intwaro Satani ya mbere akoresha kugira ngo akubuze gukora cyangwa gukira ni ukukwica mu mitekerereze. Iyo Satani ashaka kukwica nabi, abanza kukwica mu mitekerereze. Imitekerereze yapfuye ikwereka ko niyo wakora utazakira. Imitekerereze yapfuye ubona ko niyo wakurira indege wahanuka ukikubita hasi. Imitekerereze yapfuye ubona ko wacuruza gute, iwacu nta muntu wigeze acuruza. Imitekerereze yo wangiritse ureba hafi kubyo wanyu bakoze, ukumva ko nimba warabyirutse wanyu bahinga nawe uzashaka imirimo hinge. Ese ubona byarabagejeje kuki ku buryo wabyigana. Mu buzima ntukigana ibintu bitagize aho bigeze umuntu, sibyo? Nimba ubona iwanyu barabyirutse bahinga ukabona ntibakize, kuki ushaka kwigana imirimo yabo? Nimba barabyirutse ubona papa wari umutayiro ukabona ntakize, ntibyamukijije, kuki ushaka kubyigana? Mu buzima banza ugire imitekerereze mizima. Nakubwiye ngo abantu bose baba bakire nuko baba barabanje kugira imitekerereze mizima. Yes. Kandi iyo wahereye mu bitekerezo, gukira biroroha, kuko ibitekerezo biha imbaraga amaboko, bigaha imbaraga ibirenge, bigaha imbaraga akanwa. Uziko iyi mitekerereze yapfuye, niyo ugiye kuvuga icyongereza wumva bari buguseke, niyo ugiye kuvuga igifaransa wumva bari buguseke, niyo ugiye gutanga igitekerezo wumva kitari bwemerwe, kubera ko imbaraga z'imitekerereze zapfuye. Kimwe mu bintu bizatuma umukire ukomeye ku isi nuko uzagira imitekerereze mizima, kandi mu buzima ujye wiranja n'imitekerereze yawe mizima, uyihungishe abantu bafite ibitekerezo byapfuye. Ikindi kizatuma uba umukire ukomeye ku isi ni ukwiga gukora ibintu bikwira isi yose. Kwiga gukora ibintu bikwira isi yose. Yes. Njya ndeba nkabona abana kenshi bo mu Rwanda b'ibitambambuga ahoha akora ikimodoka mu bigongoboro, ahoha abumba ibintu by'amatafari, nibyo yabonye. Subwo si ibyo di, ahoha keraho twahohaga dufata ibibiriti tugashyiramo indodo, nitwe twahanuye za telefone mu gihe cy'ubwana bwacu. Ariko abana b'iki gihe hari igihe ureba ukabona inzozi zabo, ukabona nturazishyikira keretse abamurikiwe cyangwa abasengewe cyangwa bakorewe deliverance. Kwiga gukora ikintu cyakwira isi yose biva muri ya mitekerereze yagutse. Ese ubu umuntu wavumbuye gukora ikibiriti, ikibiriti kigura amafaranga make, igiceri cya 50 hano mu Rwanda, 50. Hanyuma iki kibiriti kigura igiceri cya 50, ni ikintu ubona gikenewe cyane. Ubu ngubu nk'umuntu ashobora gutekereza akavuga ati se havuyeho ikibiriti, donc hirya y'ikibiriti ni iki natekereza cyagisimbura? Bibaye ngombwa ko dukenera umuriro ikibiriti kitariho, twakora iki? Umuntu ufite imitekerereze mizima atangira kuvumbura. Iyo ufite yubatse imitekerereze mizima utangira kuvumbura. Kandi ikindi, iga gukora ikintu cyakwira isi yose. Wikwiga gukora ikintu cyarangirira n'akagari utuyemo. Nibyo. Iga umushinga wakwira isi yose. Birashoboka, iyo mishinga myinshi irahari. Kandi nukenera kwaguka jya usanga n'abantu bagutse bagufashe mu mitekerereze, bakugira inama. Nibyo. Imana ishimwe. Hanyuma icya gatatu, koresha ikoranabuhanga. Nushaka kugira ubukire bukuri isi yose, koresha ikoranabuhanga, YouTube channel, Facebook, Amazon, TikTok. Gerageza gukoresha ikoranabuhanga. Hariho abantu bamwe bayobye
yes bayobye mu rwego ngo mu rwego rwo kugira ngo bakiranuke cyane bakuyemo za application za YouTube channel na TikTok ngo ni ibirangaza ngo ntibashaka ngo ibintu bibarangaza bikababuza kwigira mu ijuru. Ibyo nabyo ni ubwoko bw'ubuyobe bumwe tumaze iminsi tunavuga kuri urubuga rwanyu. Urwo izo mbuga ngo bazikuyemo ngo basomye ngo ijambo rivuga ngo ijisho nimwe niri gucumuza ngo rinogore ngo ubwo banogoyemo izo mbuga. Ariko icyo ni kimwe mu mitekerereze y'umuntu uzagira ubukire bugarukira hafi cyangwa iterambere rigarukira hafi. Ariko niba ushaka gukira cyane ukaba umukire ukomeye ku isi nuko wiga gukorana n'izi mbuga nkoranyambaga. Ariko noneho ukiga kuzikoresha neza, kuko hari abazikoresha nabi zangirije mu bwonko, zangirije iterambere ryabo. Ariko jewe ndi kwigisha icyo bakora kugira ngo umukire ukomeye ku isi nuko umenya gukoresha izi mbuga nkoranyambaga kandi ukazikoresha neza. Nimba izi mbuga isi yose zikurikirana, kuki ikintu ukora kitarara kimenyekanye ku isi yose? Kuki wumva ikintu ukora nimba ari nizo ndagara ucuruza, kuki wakumva ziri bumenyekane mu isoko ucururizamo? Kubita urubuga rwa TikTok, shiraho live ya TikTok, shiraho urubuga rwa YouTube, Facebook, Amazon, gerageza ukora icyo bita kumenyekanisha ku isi yose. Hanyuma birashoboka ko hari umuntu mu gihugu warara wakire nk'abakiriya 10. Ariko uziko aba bakiriya 10 wakwakira mu gihugu wasanga hirya yabyo bihari, ukaba wakomanda bakabikabageraho cyangwa ukabyohereza hehe ku maposta. Kuko jewe mu bintu mu ma business mfite, uko jewe nzi cyo gukorera ku mbuga bivuze, nzi icyo bisobanuye, narisobanukiwe. Jewe mu ma product amwe ncuruza njya kohereza ku maposta bikagera za Canada, America, nibyo bihugu nkunze koherezamo product zanjye, cyangwa nkunze koherezamo niyo myenda mba nabadodeye. Kubera iki? Namenye gukorana n'imbuga. Iyo wamenye gukorana n'imbuga babivuze ngo wicaye ku isi yose, no kuvuga ngo uzaba umukire ukomeye ku isi, wishaka ko umukire ukomeye mu mudugudu cyangwa mu gihugu. Yes. Wabonye ko hari abana bashishikaye yicara akavuga ati mushyizeho live, agatangira gucuruza isakoshi, akavuga ati izi z'umutuku hasigaye 2, iyi ngiyi inaya, ugasanga mu isaha imwe amaze koherereza abantu barenga nka 30. Kubera iki? Yamenye icyo bita ikoranabuhanga, icyo risobanuye. Ibyo nabyo biri mu bintu byatuma uba umukire ukomeye. Hano ndifuza ko nkurikiranwa n'abantu bashaka gukomera, n'abantu bisobanukiwe, kuko n'umurikirano ufite imitekerereze iciriritse ntabwo uri bufashwe, biraza kurangira ahubwo uvangiwe. Ariko nawe ufite imitekerereze mito ndashaka kwikura. Icya kane cyatuma ukora ukaba umukire ukomeye ni ugushora imari mu bintu byiyongera. Abakire benshi bashora imari mu bintu bikura kandi byihuta, kandi mu bintu bishobora gutanga byibuze inyungu ikomeye buri mwaka. Ugasanga umukire abitse nka miliyoni 100 ahantu, mu mwaka zizaba zigize izindi miliyoni 100. Urugero nko kubika imitungo yawe mu butaka, kugira izo nganda. Ubutaka ni ikintu cyongera buri munsi, buri mwaka ubutaka burabara, buri mwaka bubara. Urwo n'urugero mbahaye. Gushora imari mu bintu byiyongera, ibyo bintu bituma uba umukire ukomeye. Hari abantu rero bamwe batinye kubera imitekerereze yangiritse, atajya ashora imari mu bintu byongera cyangwa atikura amafaranga ye, bwa bwoba bya mitekerereze iciriritse, ngo reka ngo nyabike, ngo reka nyabroke, ngo nzabrokora nyuma y'imyaka, ngo two bazanyungukira twose ntacyo dutwaye. Kandi iyo uyashyira hehe? Iyo uyashora mu bintu byiyongera, ukaba wayashyira, mujye mwigana n'abakire, ukabashyira muri ubwo butaka, ukabashyira muri ayo mazu nyine n'ubutaka, ukabashora muri izo nganda, ibintu biremereye cyane. Numva nkunze ko umuntu aba umukirisitu
ariko ari n'umukire. Ndabikunda cyane, nabonye itandukaniro mu bintu bituma umuntu akorera Imana aryohewe kandi neza, no kwikorera uri umukire utunze nabyo hari izindi mbaraga bitanga. Imana itugirire neza cyane. Ikindi nshaka tuvuga cya gatanu ni ugukoresha abantu. Umukire wa mbere ku isi ntabwo akora wenyine, ntabwo akora wenyine. Hari n'umunyarwanda wavuze ngo nzabirya mbyikorere, yapfuye atikoze inyuma. Umuntu w'umukire akoresha abantu. Impamvu akoresha abantu, icyambere ushobora kuba umukire uzi ururimi rumwe ariko ugakoresha abantu bazi izindi ndimi kugira ngo bigukururire abanyamahanga. Urugero, ushobora kuba uri umukire uzi Icyongereza ugakoresha uzi Igifaransa, uzi Igiswahili, uzi Icyarabu, ku buryo usanga indimi zose abantu bose bazaho kuko bazi ko bari buhahe biboroheye. Gukoresha abantu, iyo ukoresha abantu uraguka. Ibi bintu byo kuvuga ngo ndakora kuri kontwari nakina amafaranga, ngende mu iduka manura ibintu mpereze, ngende muri stoke nzana ibintu, ukora uri umwe, biratuma wakira abakiriya 5 ku munsi, wari kwakira nk'abakiriya 20 ku munsi. Ni haba hari muvoma y'umuntu ufite icyo ashinzwe, birihuta cyane. Nguko gukira. Nibyo niko abahanga bamera. Rero ndagira ngo ngire inama cyane cyane abantu b'abacuruzi. Hari umuhanga umwe wavuze ngo nukenera gukira cyane uzige kwikorera, kuko twagiye tubona abantu bagiye bakorera abandi, terambere ryabo ryagiye gahoro gahoro, ariko abantu bagiye bikorera bagiye bakira jugujugu. Nibyo. Zana abantu b'abahanga mu ikoranabuhanga. Wagize amahirwe yo kugira igishoro no kugira iduka no kugira abakiriya, ariko zana n'abahanga mu ikoranabuhanga. Hano mu gihugu cy'u Rwanda abantu mudukurikiye muri hanze, ari ibintu bijyanye na IBM, kugira ngo umenye gukoresha karaka mashini, gukora fagitire bijyanye na IBM. Ni ibintu batwigishije. Ejo ugasubirayo ugasanga ibindi wabyibagiwe, ejo ugasubirayo ugasanga ibindi wabyibagiwe. Ariko hari abantu baba bazi gukorana nabyo mu rwego rwo hejuru. Abo bantu iyo bafite, iterambere ryawe ririhuta cyane. Kandi waba uri n'umucuruzi ukagira n'abandi bacuruzi bagenzi bawe bakugira inama. Nibyo. Ukagira n'abashoramari bagushyigikira. Abashoramari bagushyigikira nibivuze iki? Birashoboka ko ufite igishoro gito ariko ahantu ukorera bigenda. Uyu mushoramari cyagufasha niki? Araguhereza imari. Uragenda ufata ibintu ku ruganda runaka, uragenda ufata ibintu ku mushoramari, uzucuruze, ugenda umenyekana gake gake, ejo umwishyure, ugenda ucuruza gake gake. Nguko uko umuntu ashobora kuba umukire kandi ukomeye. Kindi cyagufasha kuba umukire ukomeye ni ukugira indangagaciro z'umuntu ukomeye. Indangagaciro z'umuntu ukomeye ni izihe? Ni ugukora cyane, gutsimbarara, kutava kwizima. Kutava kwizima, ntiwumve ngo ubwo byanze ngo ndabiretse, ngo ubwo noroye inkoko zigapfa, ngo ubwo nta mahirwe yanjye arimo. Hituzana izindi vuba vuba. Ejo izo ribuza ntashobora gupfamo 1/2. Ejo ukabafashe metirize ntihagire n'imwe ipfa. Witsimbarara, wiva kwizima, ikintu kimwe nugikora kikanga, komeza wicika intege. Ikindi, kwiga buri munsi, gukunda ibyo ukora, gukemura ibibazo abantu bafite. Harimo n'imirimo myiza. Iyo ukora ntugire imirimo myiza, umuntu yakuzana ikibazo ntugikemure, nta uhurira n'umugisha w'Imana. Kugira ngo uhure n'umugisha w'Imana ni uko ufasha abanyamibabaro n'abanyabibazo. Kwiga buri munsi bivuze iki? Ni uguhora uvumbura ko iki kintu nagikoze kikaba cyakunze, sinazana 9 gusa nacyo, kurya umuntu nazashaka akanyama hano ahita abona n'agasarisa na tungurusumu na seleri na pavuro. N'urugero ntanze. Ni ukwiga buri munsi, niki nashyigikiza ibingibi ndi gukora. Inama y'ubwenge niyo ngiyo nakugira.
kugira ngo utere imbere. Ushaka kuba umukire cyane agomba guhanga igitekerezo gikomeye, akagishyira ku rwego rw'isi, agafatanya n'ikoranabuhanga, akagikoreramo imyaka myinshi, kandi agakora ibintu bigirira isi akamaro kanini. Jya ushaka ibintu bikomeye kandi jya ujya mu bintu ubitindemo. Ni gute uvuga ngo ikintu cyanze ukimaze mu kwezi kumwe? Ni gute uvuga ngo ntibishoboka ubimazemo iminsi 10? Tinda mu kintu kigoragoze, simbarara wiva kwizima. Reka turebe Bibiliya ikibivugaho. Twinjire muri Bibiliya turebe. Ese gukira ubundi uretse babandi bayobye ngo ni iby'isi, ngo abakunda iby'isi ntibazajya mu ijuru? Ngo Yesu yabwiye umutunzi ngo biragoye ngo kwinjira mu bwami bw'ijuru uri umutunzi. Ariko ibi bintu tubyubakireho, harya tubafashe gupfa nka Lazaro mutoragura ku meza ya nyamutunzi. Harya nirivuga butumwa mudushakamo, gihe rivuga butumwa ntaryo nzagira. Ntabwo irivuga butumwa giyewe rizamba mu kanwa ngo naho ibindi wabireka ukampindura igikoresho cyawe ukama n'iherezo ryiza ntacyo. Hoya, ivuga butumwa rivuga ngo nzakiranuka mpfe nka Lazaro ntoragura ku meza ya nyamutunzi. Uwayina toragura ku meza ya nyamutunzi, ahubwo kukige ntaba nyamutunzi kandi nicaye no muri gakondo y'abera ndindire ko impanda ivuga nkazamurwa. Reka tujye kubaza Bibiliya. Ese Bibiliya nta bakire yagaragaje? Ese aba bantu Bibiliya ko ari igitabo twigiramo abarokore mukunda, abaporo mukunda, abantu mwese mwemera, abayobozi mukunda, abayoborwa mukunda, abakomeye mwemera, Bibiliya ko ari igitabo, ko ari umuyobozi abantu bose bigiramo. Ese turebe Bibiliya yaba ifite abantu baharaniye iri terambere bakaba bakire bakomeye ku buryo tubigishaho byibuze tugafashwa? Reka turebe umukire wa mbere wari ukomeye cyane mu rwego rukaze. Turebe Salomo. Salomo yari afite zahabu nyinshi, yari afite n'amasuka akoze muri zahabu, ibikoresho bye byinshi byari bikoze muri zahabu. Salomo yari umukire ukomeye cyane. Yari afite inzu zihenze, inzu zidizayiningishije amazahabu, kandi yari n'umuhanga. Mind ye yari imeze neza, yari umuhanga. Ubuhanga bwe bwakururaga abanyamahanga bo ku isi yose kandi n'abategetsi bo ku isi yose. Kandi muzakuka ko Salomo yari n'umutegetsi. Ubutegetsi bwe bwari bwagutse, agakurura abantu ku isi yose kubera ubwenge, kubera ubukire. Yari umukire ukomeye cyane, yarakoraga. Ntabwo wabyutse mu gitondo ngo akire, yarakoraga. Bibiliya ni kwivuga Paulo yaraho yageze aravuga ngo udakora ntakarye. Umurimo wose werekejeho amaboko ukorana umwete. Imana ishyigikira ibikorwa, ntabwo ishyigikira amagambo. Nzaha imirimo y'amaboko yanyu nzayiha umugisha. Bivuze ko Bibiliya twemerera gukora tukaba bakire cyane. Reka turebe undi muntu wari umukire cyane Bibiliya yagaragaje. Ariko Salomo ndamukunda kwere. Salomo yari umukire mu rwego arenga, akabukoreshereza Imana, yubaka n'inzu y'Imana neza cyane, ayishyiraho izo nzahabu. Reka turebe undi muntu wari ukomeye wari umukire cyane Bibiliya yagaragaje, umugabo witwa Aburahamu. Aburahamu we yari afite n'amatungo menshi. Ndashaka kubwira aborozi ko kuba umukire cyane ukaba umutunzi ukomeye ku isi bishoboka, kandi ukora akazi k'ubworozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yari afite amatungo menshi. Uze kureba mu Itangiriro igice cya 13 umurongo wa 2. Aburahamu yari afite amatungo menshi cyane, agira inka, agira intama, agira ingamiya. Yari umukire mu matungo kandi akagira ifeza n'inzahabu nawe. Ako abantu ucuruza izahabu, mama we y'agaciro mwubahwe kabisa. Muri bene wabo n'aba bagabo. Mufite igisanira n'aba bagabo mwubahwe.
abandi ngo nabazimu, abandi ngo ibyo bigikuzimu ngo bikora ikuzimu. Nibyo murimo, ntabwo tuzizi inyigisho zipfuye ahantu mwazikuye, nyamara muzisama mwasandaye. Mudutega amatwi mutwumve. Gukorera Imana ugakorera n'amafaranga si icyaha, gukizwa unakize si icyaha. Reka turebe undi mugabo wari umukire witwa Isaka. Isaka yabaye umukire kuruta abantu, kuruta abaturage bose. Kandi Isaka yari umuhinzi. Atansiyo abahinzi munkurikire. Isaka yari umuhinzi, ngo yahinze umwaka umwe ngo arushaho kwera ngo byikubye ingubwe 100 akiriye mu buhinzi. Itangiriro 26:12 kugeza ku murongo wa 14. Isaka yarakomeye cyane, abaturage bamugirira n'ishyari, bamugirira ishyari ryaje kera. Iri shyari ryaje kera. Yageze ubwo azamuka, manange we agera mu rwego abumukire mu buhinzi, agera mu rwego abumukire mu matungo, agera mu rwego yeza kuko yakoraga cyane, kugeza ubwo n'abantu bamugiriye ishyari. Ubundi ari umuntu umwe wanyweye agatabi, amaze kukanywa aravuga ngo iyo bataravuga ko ugiye kuzimu ubu utaragafata. Kandi koko musaza arasara akagwa ku ijambo. Ubundi bataragira ishyari ntabwo uragafata. Utarabona ibimenyetso by'abanyeshyari nturagafatisha. Bataratangira kugukeka amababa ntabwo uragafatisha. Gerageza ukore, waguke mu bitekerezo, utekereze ibintu byagera ku isi yose, utekereze gukorana n'ikoranabuhanga, utekereze gukora cyane, utekereze gukorana n'abantu, utekereze gukoresha abantu, utekereze neza uzakira, utekereze neza mu rwego utarambirwa, udacika intege, ibyo winjiyemo udacika intege. Eka turebe umugabo umwe wabaga mu gihugu cya Usi witwa Yobu. Yari umukire cyane, na Satani arabimenya. Ibaze gukira na Satani akabimenya, s'il vous plaît. Na Satani akabimenya kugeza ubwo ajya kuburana imbere y'Imana akavuga ngo n'ubutunzi wamuhaye nibwo butuma gukiranukira. Ongeraho ko ari umukire cyane, anakijijwe cyane. Ntangariza abakire mukizwe. N'umuntu ugushwa nuko yakize uraciriritse. Yobu yari umukire cyane, akijijwe cyane, kugeza ubwo arenga gukizwa aba umukiranutsi, kugeza ubwo Imana ibabwira Satani ngo wabonye Yobu uburyo ari umukiranutsi. Yobu noneho abahanga bo bavuga ko yari yararenze ubukire ngo ari umuherwe. Gice cya mbere umurongo wa 3. Yari umuherwe, yari afite ubutunzi bwinshi, niwe wari ukomeye kurusha abantu bose mu burasirazuba. Niwe wari umuntu ukomeye cyane. Ndashaka rero uko dusenga ariko twanatekereje. Mu buzima ujya uba muri ibi bintu ufite no gutekereza gukomeye. Mu buzima ujya uba muri ibi bintu ufite no gutekereza kwimbitse, mitekerereze yimbitse, kandi ujya ubana n'abantu bagutse mu bitekerezo. Jya ugerageza guhora uvumbura udushya, ufata isaha yo kwicara uvuga uti aya nayabyaza iki? Amafaranga make abyara menshi, amenshi akabyara menshi cyane, amenshi cyane akabyara andi menshi cyane, ukagenda waguka ukaba umukire ukomeye. Imana idufashe cyane. Genda nagira ngo mbasengere. Cyambere mbasengera no kugira ngo Imana ibagure mu mitekerereze. Ikindi kugira ngo Imana ihire ibiganza byanyu. Ikindi Imana ihire intekerezo zanyu, ihire ibirenge byanyu. Icyo muzakora cyose kizabe cyiza. Kindi ashaka kubasengera mbasabira umugisha kandi ufatanye nanjye muri iri sengesho. Urakoze Uwiteka, turagushimiye, wabanye natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ukuboko kwawe ntikwaheze ngo unanirwe gukora, n'ugutwi kwawe ntikwaheze ngo unanirwe kumva, ahubwo byatewe n'ibyaha abantu bakoze, bituma ibyaha bituma udashyikira ubwiza bwabo, nabo ntibashyikira ubwiza bwawe. None abantu aka kanya bisubiyemo baciye bugufi kugira ngo ubagure mu bitekerezo. Sengera intekerezo zabo kugira ngo zishyirwe hejuru, ibiganza byabo n'ibirenge byabo bigere kure, akanwa kabo kumvikane. Uwiteka, nsabye umugisha ku muntu wese wagukurikiye, nsabye umugisha ku muntu wese ukurikiye n'iki kiganiro. Wagure ihema ryabo kandi ubarwanirire,
ubaneshereze mu rwego rukomeye mu izina rya data wa twese umwana n'umwuka wera amen amen. Yesu abahereza umugisha. Shalom shalom. Nakagaruka.